yarabaswe n'ibyaha. aho ndazarambiye ngo iyo usenga ufite imbaraga z'Imana n'ikintu cyawutinya Mbo nabyo ntaho byizewe 100% cyane ko noneho nuko turi kuvuga ngo kiri gushaka uwo cyakwinjiramo cyamaze kubona uwo cyakwinjiramo. None se niba abantu batangiye kuja baraterana ibyuma ku manywa bihango ariko wigira ubwoba bivuze ngo gishobora no kwinjira mu bantu barenze umwe kuko gishaka wenda n'abantu benshi cyakoresha. ibyo ntabwo nari nabimenye ngo bisobanukirwe. Kode ndetse uri kujyana kuri tuwarete Hero guys, ndabasuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri Byinshi TV. Tugiye kuvugana none kuri filime yacu The Devil. Filime yacu twigisha ibintu byinshi, itwigisha ubuzima turimo uyu munsi wa none. Duherukana Clodia ashaka gusohoka hanze. Ese utekereza iki Clodia igihe yasohotse hanze agahura n'iriya myuka mibi kuzerera? Kandi murabizi neza ko iriya myuka mibi irimo irazerera nk'uko utabitekereza. Sabi niba yavuze ko irimo irashaka roho mbi iri gushaka umuntu ijyamo. Tekereza rero Clodia nasohoka hanze nawe imyuka mibi kamujyana. Nimujyana azagaruka ku isi y'abantu ameze ate? Ubwo bishatse kuvuga ngo aho kugira ngo imyuka mibi igabanuke ahubwo irimo iriyongera. Naba bantu utekereza ko imyuka mibi itajyamo cyangwa se abantu utekereza ko bazi nabo imyuka mibi ishobora kubajyamo. Ni kwa kundi hari igihe kigera ukabura umuntu runaka kandi mwari muturanye mwabanaga ugatambuka nk'igihe kinini atakiboneka, then hashira nk'imyaka cyangwa se nk'imyaka 2 ukajya kubona ukabona umuntu araje ntuzi yavuye nta makuru ye yanduzi. Guys, ugomba kwitonda kandi niba bakubwiye ngo hanze hari ikintu kibi tegereza wumvire hanyuma urebe ikijya mbere. Apana gushaka guhimba kandi mu bigaragara Clodia arimo arahimba arabeshya ko ashaka kujya kuri toilette kandi nyamara atabishaka. Rero bishatse kutwigisha ko tugomba kumvira, ndetse kuko ushobora kubeshya ugahura n'ibindi bibazo hanze cyangwa se aho uri gushaka kujya, ukabeshya uzi neza yuko ari wowe uzi ubwenge kandi n'Imana nayo izi ubwenge. Ndetse niyo myuka mibi irimo irakureba ahantu tuba turi hose, tuba turi kugendwaho na Satani Sekiba aturi hafi. Umva, imyuka mibi irazerera mu isi, ntago ijya yicara isegonda ku isegonda. Ahantu hose tugenda tuba turi kumwe nayo, nuko tuba tutayibona ariko ibizerera ishaka uwo nyine yajyamo. Birakubwira ko rero nawe ugomba kumvira ndetse ukirinda kubeshya kugira ngo utazabasha guhura n'ibibazo nk'uko Clodia ari gushaka kubeshya. Kandi ni amakosa guys, ni amakosa rwose. Kandi nukuri ndabasaba comment hano kugira ngo mutubwire ese wowe ubitekereza. Guys, hari n'indi somo nigiye muri iyi filime. Hari uwundi muntu ushaka ko tuvuganaho kandi tukamuganiraho akatubera icyigisho. Reba umuntu witwa Aisha baramuhakaniye, baramubwira bati Aisha ntusohoke, ariko aranga arasohoka. Byarangiye imyuka mibi imwinjiyemo kandi nyamara buriya nagaruka nawe azagaruka. Abantu bakorera Satani ntago baba babayeho neza, baravunika kubera ko bakora buri segonda ku isegonda baranakubitwa. Uzanatekereze cyangwa se uzagenzura urebe nk'abantu bagiye batanga ubuhamya bw'abagiye kuzimu, bakubwira ukuntu babakubita babatoteza. Rero
ndabinginga kugira ngo tujye twumvira niba ijambo ry'Imana rije umuntu akakubwira ibintu cyangwa se wagiye mu rusengero cyangwa ukanarisoma ukabona ijambo ry'Imana riri nk'aho rikubwira, kubera ko ijambo ry'Imana niryo ritubwira, ni naryo buhanuzi butavangiye. Biragusaba rero kumvira kurusha uko wowe wakwiyobora. Niwiha kwiyobora na Satani nawe ari aho ngaho ararekereje. Muzi neza yuko iyo twinjiye mu rusengero Satani asigara hanze, hanyuma arekereje ko usohoka, wasohoka agahita akoma inyuma. Bishatse kukwereka ko nawe rero ugomba kumvira, ndetse ukumvira cyane rwose, kugira ngo wirinde ko wahereza Satani urwaho. Kubera ko icya mbere ntabwo uzi iyo biva n'iyo bijya, ikindi ntububona n'iyo myuka mibi, ikindi ntabwo, mbese muri makeya nta n'imbaraga ufite zo kuba wakirukana uwo sekibi. Rero Aisha atubere icyigisho cyangwa se atubere isomo, aduha isomo ryo kumvira niba umuntu w'Imana cyangwa umukozi w'Imana cyangwa ijambo ry'Imana rikubujije ikintu, wowe urinde wo kugikora. Utekereza ko Imana yanditse iryo jambo cyangwa se Imana yanyujije ayo magambo mu bantu bayo ari injiji? Urinde wo gusuzugura Imana, urinde wo gusuzugura ijambo ry'Imana. Rero ndabinginga bantu banjye bakunzi ba Byinshi TV, rwose ndabinginze kugira ngo twumvire kuko kumvira biruta ibitambo. Nawe umbwire muri komenti, utubwire ngo Aisha atwigishije iki, Aisha rwose anyigishije iki ngiki. Kumvira ni byiza, kubera ko ingaruka z'icyaha ni urupfu, ingaruka zo kutumvira ni uguhura n'ibibazo nka biriya yahuye nabyo. Ese kubera iki devu we yatinye ko bimujyamo kandi yarasanzwe ayifite iyo myuka mibi? Ni ukubera yuko iriya myuka mibi nayo iba ifite imbaraga, iranababaza, iravuna. Tekereza ko we ubwe arayizi, asanzwe ayizi, ariko ntabwo yayigiyemo, ntabwo yemeye ko imujyamo, nawe ubwe yarabitinye. Ariko twebwe kubera ko tuba tutitaye, tuba tutareba iyo biva n'iyo bijya, ntabwo tuba tuzi imyuka mibi turi kurwana nayo. Rero guys, iyi filime nitujya tuyireba igitubera inyigisho, idusigira isomo mu mitima yacu, tumenye ngo ese twebwe duhagaze hehe. Aho ntabwo dusuzugura ibyo abantu batubwiye. Niba uri umunyabyaha cyangwa se wakoze ibyaha, ijambo ry'Imana rikakubwira ngo ihane, urinde wo kutihana kandi ibyo byaha wabikoze unabizi neza. Tugomba kwihana kuko ntabwo tuba tuzi ejo hacu uko bizagenda. Tugomba kwihana kuko ntabwo ubizi niba ejo uzahageza. Rero niwihana uzaba wumva ijambo ry'Imana. Niwumvira ijambo ry'Imana uzakira kandi wakira imbaraga, umenye neza gusobanukirwa imyuka mibi n'itari imyuka mibi. Nshuti yanjye, hari undi muntu ushaka ko twongera tukaganiraho kandi tukamugarukaho bya nyabyo. Umuntu witwa Kiramani yarasengaga mbere yuko ashakana n'umugore. Tekereza umugabo utaramenye ko yasezeranye cyangwa atasezeranye. Tekereza umugabo utibuka igihe yaba yabaniye n'umugore we ni ukwisanga nyine abana n'umugore, akisanga yambaye impeta, akisanga nyine ari umugabo mu rugo. Icyo kintu uragitekereza. Noneho hari n'igihe Imana iza ikagusura, ikakubwira, ikasa nk'ikwibutsa ibintu, ikaguhereza ubwenge bwo kwibuka, ugasanga kuko ibyo bintu urimo ntago bisobanutse, nawe ubwawe ntuzi uko byagenze. Noneho wamara kubimenya ukabyirengagiza. Ibyo ngibyo rero nibyo byabaye ku mugabo Kiramani, kubera yuko we yibukijwe, arabazwa ngo ese ubundi wibuka igihe wakoreye ubukwe n'uyu mugore? Ati reka da. Ese ubundi wibuka igihe wambariye impeta? Reka da. Ese wibuka igihe waguriye iyi nzu? Reka da. Kandi koko asubije ubwenge inyuma, asanga nta na kimwe yibuka. Bishatse kwerekana ko yari afite ikibazo. Amaze kumenya ko afite ikibazo,
ntago yasenze, ntiyasenze kandi yamaze kuvumbura ko umugore we akorana n'imyuka mibi. We rero arangije aragenda aricara nk'umugabo mu rugo, nta kibazo. nimvuga nk'umugabo mu rugo birakunda. Imyuka mibi ntago iyo ngiyo itinya umuntu ngo uri umugabo ngo uri iki, reka. Kunywa inzoga ntago ari byo biri butume umenya impamvu utibuka ko wasezeranye. Tekereza ko yagiye kunywa inzoga kugira ngo anywere umugore ngo arakare. Ibyo bintu nta hantu byakugeza. Nshuti yanjye, ushobora kuba ubana n'umuntu utazi ngo byagenze gute, cyangwa se ukaba unabizi ariko muri iki gihe ukaba utazi impamvu ari guhinduka, ukaba utazi ukuntu nyine biri bigenda kugira ngo ahinduke. Ugasanga umuntu uko yari ameze siko akimeze. Noneho wowe aho kugira ngo ube maso, we wagize ubwo bwenge bwo kubimenya ko byagenze gutyo ko yahindutse, ukadamarara kandi mu by'ukuri biramuvaho bikujyeho. Bagabo cyangwa se bagore, bishatse kubereka abantu bubatse ingo, mugomba kubera amaso ubugingo bwanyu, mukabera amaso abantu banyu. Hari ukuntu uhura n'umuntu mu muhanda mukaba mubaye inshuti, ukaba umugize umugore cyangwa se ukaba umugize umugabo, kandi nyamara mu by'ukuri ntago umuzi. Ndakwibutsa ko Satani ari gukora ahantu hose. Satani arakora ahantu hose, mu muhanda bahari, hehe abazerera, mbese abazerera ahantu hose. Rero nutaba amaso ngo umenye neza umuntu mugiye kubana, nutaba amaso, yego ntago wamenya umuntu 100%, ariko wasenze wabasha gusobanukirwa. Guys, wowe utekereza ko Kiramani akwigisha irihe somo, aguhiriye somo? Noneho Kiramani we ntanatekereza ngo igihe nasenze, igihe navuze ngo mu izina rya Yesu, umugore wanjye yararibwaga, yarahungaga. Noneho ntanavuge ngo reka nkomeze, mbonye iki? Intwaro. Rero hari igihe tubona intwaro mu buzima bwacu tukabyirengagiza, ukavuga ngo reka buriya ntago bikora. Oya, birakora. Mu izina rya Yesu birakora. Rero we ntago yabihaye agaciro ngo avuge ngo reka mbikomerezeho, nirukane, nkomeze mvuge ngo mu izina rya Yesu ndebe ko uyu mugore yagenda akamvira mu buzima. Ariko kubera ko Imana ari urukundo, kubera ko Imana nyine ikunda abantu, ihora itubwira, ariko nanone nutumva uzarimbuka, nutumva uzashya. Guys, tubwire muri comment, ese Kiramani we akwigisha iki muri iyi filime? Ntitukazajye tureba filime gutyo gusa ngo birangire, ahubwo izajya itubera iki